Hari ikintu abantu bakunda kugarukaho, abagore bakunda gutunga urutoki abagabo b'abarokore bakavuga ati mu by'ukuri abagabo b'abarokore gusenga murasenga, guhaha mugaha, atari ko ibintu byahariye mu buriri ntabwo mubikora neza. Nicyo gituma abagore bari kugenda bagenda, ubwo buhamya bwagiye butangwa n'abagore benshi. Mu by'ukuri tubwire wowe icyo wawizeho ni giki? Abagabo benshi baba abanyantege nke mu buriri, kandi iyo ubaye umunyantege nke ibintu byose biba bipfuye. Yego. Uriya akazi k'umugabo kanini kaba mu buriri. Akazi kanini kaba mu buriri. Yego. So abarokore, ubundi umurokore umubwirwa n'iki? Ko umurokore atari mu itorero. Yego. Umurokore si ugucuranga, umurokore si ukuririmba. Umurokore ni imirimo, ikindi umurokore ni mu mutima. Shobora kumubona kuriya ngo ni umugabo wanjye ni umuririmbyi araririmba, ariko ava mu rusengero akajya gusambana hanze. Abakobwa Yego. bajyaga guca imyeyo, bakiherera, bakakora nyine iby'abakobwa, bagatunganya inzira abana bacamo cyangwa n'abagabo bacamo. Ubu ngubu kubera ko yuko bagiye muri viziyo ntabyo bagikora. Abagabo bose ntago bazi ko baca imyeyo. Noneho hari n'abagabo batazi ko baca imyeyo. Mu by'ukuri abagore bakwiye kuba baracimye. Ahubwo muri iyi viziyo turimo mw'iki kinyejana, Yego. umuntu uri kubimenya ugenda ku mugore cyane ngo ntiyabikoze, aba yamaze kurunguruka hanze. Utaracimye ntabwo aryoha. Sibyo? Uriya mugabo nabyumva kandi azi neza ko umugore watayiciye. Yego. Ntabwo ari buze kugira ipfunwe no gutangira kumenya ko mu by'ukuri abihirwa atamuciye inyuma. Ntabwo ari uko umugore ataryoha, ahubwo abagabo nabo namwe mugira amarari. Reka ndeka kubishyira nabo kubera ko nawe uri umugabo. Yego. Abagabo nabo bagira irari. Ahita agira irari akajya kubonja kumva ko yuko hanze koko wa wundi ameze nk'uwe. Ariko iyo agiye agasanga wa wundi wahagene yaciye imyeyo agaruka iwe. Urabona ubundi uwamenyereye koga amazi akonje, iyo yoza ashyushye aramubihira. Ni ukuvuga ngo umugabo nawe usenya urugo kubera ko yuko yazanye umugore udafite amazi, nawe ubwiwe aba yarageze hanze akiri umusore, abatuye abikora, azi aho biryohera n'aho bibihira. Ariko se uvuze ku kintu kijyanye n'amazi, abantu benshi ntibajya bakivugaho rumwe. Ubundi umugore uryoha ni umugore ufite amazi gusa. None se ubwo wowe ikijumba cy'ifufu n'ikimyondo biryoha kimwe? Kuri wowe umugore uryoshye n'umugore umeze ute? Ntabyo nabimenya. None se ko narya abagore ntabyo namenya. Ariko umugore uryoshye hagati ya wa wundi twavugaga wabanye na nyirasenge akamukorera bya bintu, na wa wundi utarabonye nyirasenge bimufashemo amugira inama, ubundi se uryoshye n'uwo ubishye n'uwo? Isahani ipfunduye ihoza ibiryo, ariko iba kuri ipfunduye ihoza ibiryo, ariko ipfundikiye bihora nyine bishyushye n'ibinatokorwa. Wa wundi nyine wakoze isuku niwe umeze neza. Niwe umeze neza. Ntabwo bikwiye ko yuko umugore amara iminsi 4 ari mu masengesho ataramenya gahunda zo mu rugo. Kubw'uko inshingano zose afite na gahunda zo mu rugo zirimo, icyamuzanye cyane no kureberera umugabo. Tugomba gusenga ariko tukagira n'ubwenge. Inama namuha nuko yafatiraho ku icyo kiganiro, nawe ubwiwe akazana udushya. Kandi n'umugabo uri kutwumva, umugore nazana agashya ntukagira ngo yaciye hirya. Hari ukuntu umugore tuhura tukaganira kabisa nk'uko n'abagabo bahura bakaganira, tukakundana, nkaba namwigisha n'ibyo byo guca imyeyo. Yego. Kubera aho tugereje mu rukundo rwacu, nkaba namwigisha n'ako gashya. Muri make uravuga uti ngewe abagore mu nyegere, nimba mbyumvise neza, banyegere mbigishe. Utarashoboye guca imyeyo ngewe namufasha mu by'ukuri nkayimukira cyangwa se nkamwereka uburyo bwo kubikora. None se abagabo bo nta nama wabagira? Abagabo nyine nabo batajyanye na viziyo y'ibindi nabo bagende babikore.
reka tusuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese abadukurikiye abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane nkuko muri kubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umubyeyi witonze yateza agatambaro nkuko muri kubibona ndagira ngo ubwo abanyamwuka umwuka wera yatangiye kubasobanurira ndi kumwe na Bernard reka muse kugira abanza basuhuze. Yesu nashime kandi niyamamare iteka. Amina. Urakoze cyane ndumva ijwi riturika umeze neza cyane. Hanyuma mutumirwa wacu uraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru yanyu ni meza. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu Imana irahari TV ndetse n'ijwi ry'abahanzi. Ku ijwi ry'abahanzi n'ubwa kabiri uhageze ndibaza ariko ku Imana irahari TV n'ubwa mbere. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu. Nitwa Nyirangendaye Beatrice. Nuruka mu murenge wa Kamembe. Navukiye Nyamasheke ariko nuruka mu murenge wa Kamembe. Yego. Yesu aduhana umugisha. Yesu naduhana umugisha ndagira ngo abantu bari hari hakurya i Kamembe cyangwa se abari hirya no hino abagukurikira bari hano mu mujyi wa Kigali bose barakumva kandi ibintu biraza kugenda neza cyane. Ngo ni Nyirangenda Beatrice reka ngusabe kugira ngo mbere uko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana. Mana yacu, Imana igira neza, Imana ishoboye byose, ndagushimiye ndaguhimbaje ko waturinze amanywa yose tukaba tugeje amasaha 9 duhumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirishyirwe hejuru. Data twese mwiza twicaye aha hantu hakorerwa ibiganiro byawe ndaguhamagaye kugira ngo uganze kandi utegeke umwuka wera bane natwe umwuka wera bane n'umuntu wese uri bubashe kumva ibi biganiro. Imbaraga z'amaraso ya Yesu zidupfuke, imbaraga z'amaraso ya Yesu zizenguruke mu isi hose, ureke hagaragara imbaraga zawe nihagaragara imbaraga zacu ahubwo hagaragara imbaraga n'ubutware bwawe Yesu. Amen. Urakoze cyane ubwiye Imana ngo hagaragare imbaraga zayo kuko iz'abantu ntazo dukeneye aya masaha dukeneye imbaraga z'Imana cyane cyane ko ibyo tugiye kuvuga bifite aho bihuriye n'iyobokamana cyangwa se bifite aho bihuriye n'iby'Imana. Hanyuma nakurikiye ikiganiro cyawe numvamwe ibintu byinshi nubwo cyari gitoya ariko ikigaragara ufite byinshi byo kuvuga, ufite byinshi byo kubwira abantu. Ngewe naribajije ndibaza ntese mwuka byaramwe ubuhamya ko bukomeye ubundi imbarutso y'ubu buhamya yabaye yihe? Yego. Imbarutso y'ubu buhamya ngewe namwe numva nshaka gushima. Yego. No gushyira ikibwiriza yawe cyanjye hasi kugira ngo kigira abantu benshi kifasha kandi gikomeza gikure abana b'inzererezi mu muhanda, cyubaka ingo zisenyuka bya hato na hato, kikiza imitima yasanutse. Niyo mpamvu nakoze kino kiganiro. Niyo mpamvu wakoze iki kiganiro. Hanyuma umuntu yakwibaza mu bintu uvuzemo ibyo gukura abana mu muhanda, ibyo kubaka ingo zagiye zisenyuka. Uyu munsi wa none uri umudamu. Yego. Ese umaze kwitegereza ukareba ubona ari iki kintu kiri gutuma ingo zo muri iyi minsi zirushaho gusenyuka ubutitsa? No kubera kudahuza. Iyo usenze se kuko bambwiye yuko uri umunyamwuka kandi nibyo nawe wadusengeye. Iyo usenze yego umwuka wera waguhishurira iki? Umwuka wera amishurira nubwo bwose ingo zisenyuka ntago ari ba nyirazo batuma zisenyuka, ahubwo ni Satani wazamutse azamukira mu ngo afite umugambi wo kurimbura ubwoko bw'Imana ingo zisenyuke, itorero ry'Imana ricikemo kabiri. Itorero ry'Imana ricikemo kabiri. Ariko hari abantu twagiye tugirana ibiganiro mu bihe bigiye bitandukanye bakatubwira batariko hari ibintu bisigaye byarateye muri iyi minsi ati abantu biki gihe cyangwa se abari kubaka ingo biki gihe ntaga abagore bazi guca bugufi mu ngo zabo. Ibyo bintu koko yaba ari byo? Suka abagore batazi guca bugufi. Suka abagore batazi guca bugufi n'abagabo nabo ntibaca bugufi. No kuvuga ngo impande zose
nta kuntu baca bugufi. Kandi bisaba ngo umwe nimba azamutse undi amanuke. Uyu munsi nyine harimo abantu mu by'ukuri badaca bugufiya. We ni nk'iki wababwira muri iki kiganiro, kuko burya ntabwo bose aba ari kimwe? Icyo nababwira ni uko baca bugufi, bakumvira, bakumvikana, umwe akatega undi amatwi mugenzi we. Yego. Ntihagaragare umwe ahubwo hagaragare babiri. Ntihagaragare umwe ahubwo hagaragare babiri. Ndagira ngo uze kuza kwirekura kugira ngo tuze gukora ikiganiro abantu bagikurikire mu by'ukuri bagire icyo bakuramo. Wowe uyu munsi wa none ufite urugo, urubatse? Ndubatse. Urubatse. Haciyeho nk'igihe kingana iki? Maze imyaka 16. Mu myaka 16 uzaho ibintu bipfira, uzi naho bikirira. Hari ikintu abantu bakunda kugarukaho, abagore bakunda gutunga urutoki abagabo b'abarokore bakavuga ati mu by'ukuri abagabo b'abarokore gusenga murasenga, guhaha mugaha, atari ko ibintu byahariye mu buriri ntabwo mubikora neza. Nicyo gituma abagore bari kugenda bagenda, ubwo buhamya bwagiye butangwa n'abagore benshi. Mu by'ukuri tubwire wowe icyo wawizeho ni igiki? Abagabo benshi baba abanyantege nke mu buriri, kandi iyo ubaye umunyantege nke ibintu byose biba bipfuye. Yego. Buriya akazi k'umugabo kanini kaba mu buriri. Akazi kanini kaba mu buriri. Yego. Kirazira rero kugira ngo uzagere mu buriri ngo nugera mu buriri uryamire urubavu rumwe. Umugore nagukoraho ujye utera inkokora. Kirazira. Abagabo rero no kuvuga ngo aragenda nimba anywa inzoga, aragenda anywa inzoga, naza anywa inzoga aze yaguye ivutu. Naza yaguye ivutu araza aryamira urubavu rumwe. Naryamira urubavu rumwe ubwo igicuku kibaraba cyabaye umwijima. Nta mucyo uri mu ubwo buriri. Satani yamaze kwinjirira wa mugore. Irari buriya ni ribi cyane. Iyo wiyimye umugore ukiyima umugore akagushaka akamukubura, ubu muteye kujya ahandi. Niko bimeze. Ariko uvuze ku bantu banywa inzoga, ndangije ndibaza ntese kuvuze ku banywa inzoga, ariko nge nkaba nari nkubajije ku barokore by'umwihariko abari mu murimo w'Imana, mbese abarokore banyabo. Kuko uravuga uti umugabo imbaraga nyinshi akenera nizo mu buriri. Iyo yananiwe mu buriri ibintu byose biba byapfuye. Yego. None ko abagore b'abarokore babishinja abagabo, umuti se nuwo kubata? Ese abagabo bo bakora iki kugira ngo ako kazi bagashobore ingo zohe gusenyuka? So abarokore, ubundi umurokore umubwirwa n'iki? Ko umurokore atari mu itorero. Yego. Umurokore si ugucuranga, umurokore no si ukuririmba. Umurokore ni imirimo, ikindi umurokore ni mu mutima. Shobora kumubona kuriya ngo n'umugabo wanjye n'umuririmbyi araririmba, ariko ava mu rusengero akajya gusambana hanze, umugore akamubura. Ubwo rero nimba mbyumvishe neza utunze intoki abarokore uvuga uti nyamara benshi baba babihaze. Nta mpamvu n'imwe yuko umugabo yiyima umugore. Si imvune yakoze, si imizigo yikoreye, ntiyahinze, ntiyanyweye inzoga buriya zica intege ngo narangiza umugore amubure. Aho gacupa buri umuntu wakanyoye nta kintu yakwimara cyane. Abenshi ziba zarababase hasi naho bashobora. Hanyuma rero abagabo ndagira ngo ubwo bari kubyumva ndetse n'abagore, ariko bakongera ukavuga ati abagore bo muri iyi minsi kubera kudakurira mu miryango, bakura bigira gushaka akazi mu mujyi. Yego. Akaza guhura n'umusore bakabyumvikana ngo hari imihango abana b'abakobwa bakorerwaga iyo hasi hariya, ngo iyo mihango ngo niyo ishobora gutuma ibintu byo mu cyumba cy'ibanga ngo biryoha, ngo bakaba umubare mwinshi w'abagore batarabikorewe kubera ibintu byo gukurira mu mujyi, nabyo ngo abagabo babirebaho. Ese umugore utarabikorewe nimba wabyumvise neza ntabwo yaryoshya akazi kahariya aho Imana iremera? Ni ukuvuga ngo kera abakobwa yego bajyaga guca imyeyo bakiherera, bagakora nyine iby'abakobwa,
bagatunganya inzira abana bacamo cyangwa n'abagabo bacamo. Ubu ngubu kubera ko yuko bagiye muri viziyo ntabyo bagikora. Abagabo bose ntago bazi ko baca imyeyo. Noneho hari n'abagabo batazi ko baca imyeyo. Mu by'ukuri abagore bakwiye kuba baracimye. Ahubwo muri iyi viziyo turimo mw'iki kinyejana, umuntu uri kubimenya ugenda ku mugore cyane ngo ntiyabikoze aba yamaze kurunguruka hanze. Turabafashe mu by'ukuri atarungurutse hanze ntabyo yamenya n'ikiza cyabyo ntiyakimenya, ntago yakimenya kubera ko mbere banabinyuzagaho ku biganiro kuri radio hehe hose kandi byari umuco. Ubu gutya ntabyo rero bagikora. None se ubu ngubu ko ibiganiro bikorwa hirya no hino ndetse amatelefone yaraje, iterambere ryaraje, uyu mugabo we nabyumva kuri telefone kuko hari abantu nge numvise barimo babyigisha bavuga bati yenda reka mbivuge uko babivuga ati umugore utaracimye ntabwo aryoha. Sibyo? Uriya mugabo nabyumva kandi azi neza ko umugore watayiciye ntabwo ari buze kugira ipfunwe no gutangira kumenya ko mu by'ukuri abihirwa atamuciye inyuma. Ntago ari uko umugore ataryoha, ahubwo abagabo nabo namwe mugira amarari. Reka ndeka kubishyira nabo kubera ko nawe uri umugabo. Abagabo nabo bagira irari. Ahita agira irari akajya kubonja kumva ko yuko hanze koko wawundi ameze nk'uwe. Ariko iyo agiye agasanga wawundi wahagene yacimyeyo agaruka iwe. Iyo agiyeyo koko agasanga yacimyeyo nagaruka. Ariko se koko ngewe icyo nibaza, ikibazo ni ukudacimyeyo cyangwa ikibazo n'inzangano ziri mu bantu. Ubu ngubu umugabo abana n'umugore ariko uwo mugore wataracimyeyo, ariko mu by'ukuri urugo rwabo rukaba nta kibazo rufite. Kuko nubwo bose abantu bavuga ngo ibiryoha ngo ibibiha, ngewe nzi ko habaho kunyurwa. Aba yatarayiciye ariko urugo rumeze neza, ibyo byagakwiye gutuma abantu basenya urugo. Urabona ubundi uwamenyereye koga amazi akonje iyo yoza ashyushye aramubihira. Ni ukuvuga ngo umugabo nawe usenya urugo kubera ko yuko yazanye umugore udafite amazi, nawe ubwiwe aba yarageze hanze akiri umusore, abatuye abikora azi aho biryohera n'aho bibihira. Ariko se uvuze ku kintu kijyanye n'amazi, abantu benshi ntibajya bakivugaho rumwe. Ubundi umugore uryoha ni umugore ufite amazi gusa. None se ubwo wowe ikijumba cy'ifufu n'ikimyondo biryoha kimwe? Ntabwo biryoha kimwe, ariko hari abakunda ikifufu. Nyine ikifufu nicyo kiba gifite ubutamu. Hari n'abakunda icyahiye kimeze neza cy'ibyondo mugari wawe nkuko kuvuga. Urumva abantu ntibakunda kimwe. Abantu ntibakunda kimwe. Ariko se mu by'ukuri ni itegeko ko abagore bose bagira amavangingo. Yenda tubivuge mu rurimi abantu basanzwe bumva, atagira numva nka amazi ntamenye ibyari byo. Ubundi umugore udafite amavangingo ni igisobanuro nuko abishye. Ntago byakabaye itegeko kubera ko nta muntu wirema, Imana niyirema. Yego. Imana ifite uko iba yararemye umuntu wese. Ahubwo umugabo wowe uba ugomba kwihanganira urugo washatse, kubw'uko ari rwo wihitiyemo n'Imana yaguhitiyemo, uba ugomba kwihangana uko urubonye. Uba ugomba kwihangana uko urubonye, ariko narya koranabuhanga nakubwiraga naryo rikajije iterambere. Kuri wowe umugore uryoshye n'umugore umeze ute? Ntabyo nabimenya. None se ko narya abagore ntabyo namenya. Ariko umugore uryoshye hagati ya wa wundi twavugaga wabanye na nyirasenge akamukorera bya bintu na wa wundi utarabonye nyirasenge gabimufashemo mugira inama, ubundi se uryoshye n'ubishye n'ubu? Isahani ipfunduye ihoza ibiryo, ariko iba kuri ipfunduye ihoza ibiryo, ariko ipfundikiye bihora nyine bishyushye n'ibinatokorwa. Wa wundi nyine wakoze isuku ni umeze neza. Ni umeze neza. Wakoze isuku ni umeze neza. Gukora isuku ushatse kuvuga ni iki? No gucimyeyo kwa kundi bavuga. No gutunganya inzira z'abagabo. Ariko rero ngewe simbizi, abantu bazajya muri commentaire bazatubwira batubwira ukuntu bimeze.
ariko reka twigarukire kuri cya kindi cy'abagabo nacyo kuko uyu munsi twahisemo kubivugira hamwe ariko tuzagenda dukora ibice tugenda dukurikizaho turebe abagabo muri iyi myaka turimo kubona imibereho biragoye umugabo aririrwa furafura umugore nawe yiriwe yicaye mu rugo yakarabye ameze neza ariko umugabo kwa gufurafura kwiwe yakukuyemo imibereho yakuzaniye ubundi kucya kenshi abagore bahita bashinga urubanza bakavuga ati ariko nubwo wirirwa ukora ariko hari ahantu ntibiri kungendekera neza nkuko mbishaka kandi mu by'ukuri umugabo yirirwa ashakisha imibereho ibyo byagakwiye kuba ikibazo abagore bo ntibakwiye kwihanganira babagabo ubundi ibintu byose bibaho kwihangana iyo umuntu adashoboye kwihangana n'urugo ruba rwagiye ibintu byose ni ukuvuga ngo umuntu wese umugabo yiriwe ari umukarani yiriwe aterure ibiri ijana umufuka hakiri ijana imbaraga umugore afite kubera ko yiriwe yicaye mu rugo sizo umugabo afite bisaba gufashanya no kwihangana ahubwo ngewe mugore ndakora iki kubera umugabo wanjye ananiwe ndamufasha kubera ko ibintu byose ni ugufashanya birumvikana ko abagore badukurikiye ako kantu bakumve nawe mugore wagakwiye kubigiramo uruhare kugira ngo biriya bikorwa bigende neza ntabwo ari igikorwa cy'umuntu w'umugabo gusa si ko ushatse kubivuga oya si igikorwa cyewe gusa si igikorwa cyiwe gusa muri rusange rero twigarukire noneho indani mu murimo w'Imana kuba umugore yaba ari umunyamasengesho agasenga amasengesho menshi mu byo asengera harimo n'urugo birumvikana umuntu ushonje umuntu utabonye uburyo anywa amazi umuntu utabonye uburyo arya ibiryo amaze iminsi 2-3 ine ari gusenga wajye kumva umugabo aritotombye birakwiye mu by'ukuri ntago bikwiye ko yuko umugore amara iminsi 4 ari mu masengesho ataramenya gahunda zo mu rugo kubw'uko inshingano zose afite na gahunda zo mu rugo zirimo icyamuzanye cyane no kureberera umugabo tugomba gusenga ariko tukagira n'ubwenge nukagira n'ubwenge aho ukashatse kuvuga se umuntu yamarana n'umugabo iminsi 30 gukuramo iminsi 4 yo kuba imbere y'Imana umugabo we ntakwiye kwihangana cyangwa ahubwo abagabo nabo baratewe na ryarari ry'iki gihe rituma batihangana iminsi 4 koko hoya umva nkubwire babivuganyeho sawa buriya umugabo ahubwo password nuko bivuga babivuganyeho sawa umugabo akabimwemerera ariko no kuvuga ngo umugore utukurikira nukora ikintu umugabo atabyemeye uzaba ubyishe byose uzaba ubyishe byose n'amasengesho azaba yishe kubera ko yuko umugabo ntiyabyemeye kandi buri Imana ya mbere akamana gato ni umugabo Imana yaguhaye mujya muri leta murasezerana mujya imbere y'Imana mumanika amaboko ko muzabana mu bibi no mu byiza ni ukuvugana rero ngo mukagomba kuvugana mukabihuriza hamwe umwe yabyanga nta mpamvu yuko umwe yabikora undi yabyanze hari ikintu gikunda kugarukwaho icyo bita posteri sinzi niba ushaka kucyumva ukavuga ati ugasanga nk'abagabo bafite uburyo bari kugenda bahunga ingo zabo ngo bagiye gushaka ngo ababizobereyemo ngo mu guhindura amaposteri mu by'ukuri ibyo bintu bijyanye na posteri byo byakubaka urugo byarusenya ibyo bintu byanasenya ingo kubera aka kanya nimba warakuye umukobwa iwabo sibyo kamukura iwabo ari isugi ibyazi nibyo umumenyereje iyo ugiye gukurura ibindi amenya ko yuko ari ahandi uri kubikura uko umumenyereje ukimukura iwabo ni uko nguko nta kundi kwa basore b'igisaka barasa bakiri batoya avuye iwabo n'ubundi afite uburyo yagiye akandagira hirya no hino uwo muntu mu by'ukuri ahubwo wamushobora ni ukuvuga ngo ubundi nimukora modeli imwe cyajya ubundi iyo ubizi ntabwo mukora modeli imwe murahindura ubundi urahindura ubundi none se ubwo umugore yatinyuka akabwira umugabo ngo tubikore gutya
kandi ari we wabyitekerereje ntibyamutera isoni n'ipfunwe yo gutekereza ko umugabo ari butekereze ko yabikuye ahandi. ariko ibintu byose ni ugufashanya no gutegana amatwi mu kumvanira. Ninde ukwiye kuzana agashya mu rugo hagati y'umugore n'umugabo? nta muntu wo kuvuga ngo umwe nahaguruka niho nzahaguruka cyangwa yazazana iki, ahubwo mwese mu rugo kubera ko muri umubiri umwe mugomba mwese kuzana udushya. Uyu munsi umugore udukurikiye aramutse avuze ati ngiye hari ibyo ntazi ariko ngize amahirwe mbonye ikiganiro, niyihe nama wamuha? Inama namuha nuko yafatiraho kw'icyo kiganiro nawe ubwiwe akazana udushya. Kandi n'umugabo uri kutwumva umugore nazana agashya ntukagira ngo yaciye hirya. Hari ukuntu umugore tuhura tukaganira kabisa nk'uko n'abagabo bahura bakaganira tukakundana, nkaba namwigisha n'ibyo byo guca imyeyo kubera aho tugereje mu rukundo rwacu, nkaba namwigisha n'ako gashya. Muri make uravuga uti ngewe abagore mu nyegere, nimba mbyumvise neza, banyegere bigishe mbigishe. Utarashoboye guca imyeyo ngewe namufasha mu by'ukuri nkayimukira cyangwa se nkamwereka uburyo bwo kubikora. None se abagabo bo nta nama wabagira? Abagabo nyine nabo batajyanye na visiyo y'ibindi, nabo bagende babikore. Umugabo uri gukurikira iki kiganiro akaba hari ibyo atazi, nawe yakugisha inama ukamugira inama? Rwose nayimugira. Umugabo ukamubwira uti uzubaka gutya, ushyireho urubariro gutya, bigende gutya cyane rwose. Ngewe ndi umukristo, tari kuvuga ngo ni umukristo nyihanurira abantu gusa, mbagira n'inama. No kuvuga ngo ntaruri intama zazimiye, utaruri intama zazimiye, kandi nkamenya aho bipfira. Umuntu yakwibaza ngo nimba uvuze ko wagira n'abagabo inama, wowe wabikuye? Ngewe yenda abagore birashoboka, ariko se nimba wagira n'abagabo inama wowe wabikuye? Ngewe nukuvuga ngo ngewe nahuye n'ubuzima butandukanye nyiri mutoya, nyijijwe Imana mu bwenge, irambwira ngo nguhaye ubwenge kandi uzaba umujyanama w'ababyeyi bose, w'abagabo w'abagore. Ibyo bintu rero Imana yabindemyemo ndabifite. Yabikuremyemo urabifite, ariko hari ikintu uvuze uti mbere yuko nkizwa naciye mu bintu byinshi bitandukanye. Mu byo waciyemo harimo kwakira abagabo batandukanye cyane rwose, kugira ngo twizere ko ushobora kubagira inama. Yego, ngewe nakira indaya se hari abagabo bitakira. Nako ako kazi nako waragakoze? Ngewe narakizwa nari indaya. Nari umutabazi. Yego, utabara abantu batewe rwose. Muri abo bagabo wakiriye harimo kiriya kintu cyo kuvuga ngo abarokore barananiwe, nicyo nshaka koza kumenya. Harimo abantu b'abarokore n'abatari abarokore, wabonye bashobora akazi ari bande? Abarokore n'abatari abarokore dushyirire ku munzani, wanyoye n'utanywa. Iyo umuntu yariye ibishyimbo aba yariye ibishyimbo, ntabwo aba yariye akarara kagenda cyangwa se ngo n'ibindi. Aba yariye ariko so nimba uyu munsi byanze bikunze uravuze uti ngewe impamvu ushobora kugira abantu inama, naciye muri ubwo buzima. Hari uwariye ibishyimbo, hari n'uwariye ibitoki, hari n'uwariye ibirayi. Ukomeye n'indi. Ibyo bintu ntibitandukanye? Ibyo bintu biratandukanye. Bari abagabo nabo hari abo wakiriye bagiye batandukanye. Ni nayo mpamvu uvuga ati nagira inama buri mugabo wese akamenya gufata neza uwo bashakanye. Twibutse abantu ko ntabwo uyu muntu akiri indaya, ahubwo we iyo mirimo yabayemo aza gukizwa, ariko agira ifuhe ry'uko ingo ziri gusenywa. Yego, mu by'ukuri abo bagabo aho bakunda kunanirirwa wenda n'utaguhamagara, tumuhere inama ahangaha. Ikintu byaba na bingaho bivuge 2-3 bishobora gutuma umugabo ananirwa no gukora akazi ko mu buriri. Ibintu bituma umugabo ananirwa gukora akazi ko mu buriri: iyo yagiye gusambana ahandi, iyo ageze iwe nta mbaraga afite, nta mbaraga bafite, kubera ko imbaraga zose aba yazimariye hanze. Ikindi kintu gishobora gutuma ananirwa, yanyweye inzoga cyangwa itabi. Ibyo bintu bishobora gutuma ananirwa cyane.
icyatuma agashobora noneho icyatuma gashobora ni ukuguma mu rugo iwiwe akareba umugore we akamukunda bagafashanya ntajye kurarikira abagore bo hanze akaguma iwe nanywa inzoga akaguma iwe abarokore kwanza baba bashoboye akazi cyane hoya areka nkubwire nakubwiye ngo kurokoka ni ku mutima ntago ari mu idini ni ku mutima w'umuntu ntago ari mu idini njyewe ubwanjye reka nkubwize ukuri njyewe nabayeho indaya kandi igihe kitari gito ndi umukobwa ukiri mutoya naryamanye n'abiyita abarokore nakoraga mu ngo zabo tuvuga aka kanya uri umudiyakoni sibyo abantu narabonye ahantu bashatse kuzamukaho kuri kariya kambere ngo ndasebye idini ntago njyewe nsebye idini ndi umukristo nkunda itorero ndi umwana w'Imana mvuga nk'umuntu wapfeje mu gitondo naryamanye n'abagabo batandukanye n'abitwa abadiyakoni n'abiyita abaririmbyi n'abiyita abashumba shobora kuba utabikora ariko ndakabikora baba bafite abantu bahanurira ku ruhande akagenda agasaba imbabazi ngakamwingingira Imana akiyaneje agasubira mu murimo ko niko kuri ku ijambo niyo mpamvu rero uzabona mu itorero risenyuka abagore basenya ingo abagabo nuko buriya ashobora kuba ari dirija wa korari afite umukobwa ku ruhande basohokana cyane muri macyo bivuga kuko nawe uri umwe mu bo bajyaga basohoka cyane rwose cyane ndabizi tinya kuba naravuye kubatizwa umumama wambyaye muri batisimu umuhungu wiwe turi kuririmbana muri korari nkajya ngiye kuryama kansanga mu buriri gaca mu gitondo akajya gucuranga umumama ari umudiyakoni ubiwe ari n'umuhanuzi nawe uri umuririmbyi kandi waranabatijwe uhaba yego ariko umuhungu wakagwa ubwo ni wowe wamugushaga oya nari nta kintu nigeze nkora nubyumve umva nkubwire subyumve mvuze gutyo ngo nabaye indaya ntago nigeze mbi indaya mbishaka ntago nigeze nk'itabi mbishaka ni ubuzima bwabinteye no kubura abantu tubana nabo nari umwana ngo bambe urukundo umwana w'umusore ariko mwari muri mu kigero kimwe wapi yari we muto kuri wowe yari mukuru yari n'umusore kubera ko iminsi mike yahise ashyingirwa kandi njye nari mu myaka 15 nyuma y'uko amaze gushyingirwa se ntiyajya agaruka ati twongere nahese mpava wahise uhava nyuma y'ibyo ngibyo nahese mpava akava guhanura akagusanga mu cyumba nijoro ukabura uko ubigenza nyine ugaceceka urabona umwana wundi abishya inkonda kandi buriya abana bawe bose urabazi harabukingira n'ikibabo kandi uzi ibyo bakoze kugira ngo badaseba ushatse kuvuga ko nyiri urugo yabaga bizi narabitekerezaga ahubwo wakamukingira ikibabo no kwihangana wahuye n'ibikomere byinshi ariko kandi tuzagenda turushaho kuganira ibi biganiro kugira ngo abantu bamenye ibintu uko biba bimeze ndetse ubuhamya bwawe nuko uzabuhera mu muzi kugira ngo abantu babwumve neza noneho babwumve no kugira ngo dukomerezeho n'inyigisho kuko ariko umuntu atanga inyigisho bakamufataho ijambo bati kukiri kwigisha ibintu mu by'ukuri wowe urabikora ibi bintu uri kwigisha ugasanga wabibwiwe n'iki kugira ngo ubashe kubyigisha ugasanga rero ni ngombwa kugira ngo tubanze dutambutse n'ubuhamya abantu bamenye uko bimeze ariko iki gice twari turangije hari abakwifuza kugira ibyo bakubaza n'abakwifuza yuko wagira ibyo ubigisha tambutsa nimero yawe ya telefone iboneka by'umwihariko no kuri WhatsApp kuko hari abadukurikira bari mu bihugu byo hanze bagira icyo bakubaza 078 18 55 491 078 18 55 49. Shalom.